Muri rusange kurota wishe umuntu bivuga yuko hari ibintu wifuza guhagarika cyangwa se guhindura mu buzima bwawe. Ashobora kuba ari umubano mubi, ingeso mbi cyangwa se ibikomere byo mu mutima. Ese nyuma yo kurota wishe umuntu cyangwa se nyuma yo kwica umuntu wumvise umeze ute? Nyuma yo kumwica se wumvise wishimye, wari ufite ihungabana cyangwa wumvaga uri kwishinja icyaha? Ese wigeze kurota uri kwica umuntu none se byaguteye ubwoba? Ahubwo se uzi icyo bisobanuye? Bivuga ngo ese warose uwo muntu wishe ari nde? Ese umuntu wishe mu nzozi ni uwo musanzwe muziranye? Ese ni inshuti yawe? None se ni uwo mu muryango wawe cyangwa ni umuntu utazi? Ahangaha buri kimwe kiba gifite igisobanuro cyacyo. Reka rero turebere hamwe duhereye ku cyambere. Ikindi se wamwishe ute? Ese wakoresheje icyuma, imbunda, iki cyangwa ni ikindi gikoresho? Yibutse ko buri kimwe cyose cyangwa se buri gikoresho cyose uba wakoresheje wica uyu muntu cyose kiba gifite igisobanuro cyacyo. Reka turebere hamwe nk'iyo umuntu wamwicishije icyuma icyo bishatse kuba byasobanura. Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukunda kandi mudukurikira, muraba agaciro gakomeye cyane. Reka tuvuge ku nzozi zikomeye kandi zifite ubutumwa bukomeye cyane. Izo nzozi zituma abantu benshi bibaza ibintu byinshi kandi cyane. Kurota wishe umuntu, ibi ntibivuze yuko nawe uri mubi cyangwa se ko ushaka kwica umuntu koko, ahubwo hari ibyihishe inyuma y'ibyo cyangwa se haba hari ibyihishe inyuma y'ibyo ngibyo. Munyemerere muri rusange turebere hamwe icyo izi nzozi zivuga. Muri rusange kurota wishe umuntu bivuga yuko hari ibintu wifuza guhagarika cyangwa se guhindura mu buzima bwawe. Ashobora kuba ari umubano mubi, ingeso mbi cyangwa se ibikomere byo mu mutima, cyangwa se ibindi bintu bigukandamiza wifuza gukuramo burundu. Muri make uba uri guhinduka. Izi nzozi mutaza kuba mwagenda muzifata nabi cyane rwose, wumve ngo nimba koko urose uri kwica umuntu wumve koko ko uba wamwishe byanyabyo cyangwa se uba uzamwica. Wapi kabisa, nk'uko tubivuze haruguru, izi nzozi ntizikugire mubi. Nta nubwo rwose uba bino bintu uba uzabikora, ahubwo ni ubutumwa bugiye butandukanye buba buri kugenda buca mu nzozi cyangwa se bugaragarira mu nzozi wowe uba ugenda urota. Rero iyi ngiyi ni Ghetto Challenge TV, nanjye ndi Aizo nk'ibisanzwe. Reka dukomeze kugenda turebera hamwe rero ibisobanuro bitandukanye by'izi nzozi zo kurota cyangwa se zo kubona wishe umuntu. Izi nzozi nubwo ziteye ubwoba kandi nubwo nyine zikanganye cyane, ariko zikubiyemo n'ubutumwa bugiye butandukanye. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, nayo igiye gukomeza igenda idufasha gusobanukirwa izi nzozi. Bivuga ngo ese warose uwo muntu wishe ari nde? Ese umuntu wishe mu nzozi ni uwo musanzwe muziranye? Ese ni inshuti yawe? None se ni uwo mu muryango wawe cyangwa ni umuntu utazi? Ahangaha buri kimwe kiba gifite igisobanuro cyacyo. Reka rero turebere hamwe duhereye ku cyambere. Ese nimba umuntu wishe mwari muziranye bishatse kuba byavuga iki? Reka turebe ibisobanuro. Kurota wica umuntu muziranye ngo ushobora kuba umufitiye umujinya, wenda ntubigaragaze, ariko umutima wawe ukaba urimo ibikomere bitari byakira. None kwica umuntu utazi cyangwa se umuntu mutaziranye, ibi byo bishobora kuba byagaragaza impinduka mu buzima bwawe bwite. Nk'igihe wumva ushaka cyangwa se wifuza kwigobotora ikintu kitagufitiye umumaro na muke. Nkomeje kugenda mbaza uyu muntu warose izi nzozi, none se uwo muntu wabonye umwikirahe cyangwa se wamwiciye hehe? Ikindi se wamwishe ute? Ese wakoresheje icyuma, imbunda, iki cyangwa ni ikindi gikoresho? Yibutse ko buri kimwe cyose cyangwa se buri gikoresho cyose uba wakoresheje wica uyu muntu cyose kiba gifite igisobanuro cyacyo. Reka turebere hamwe nk'iyo umuntu wamwicishije icyuma icyo bishatse kuba byasobanura. Ibi bivuze yuko ushobora kuba uri gukomereka mu mutima. Naho iyo wamwicishije imbunda bishobora gusobanura yuko ufite imbaraga cyangwa se ijambo rikomeye ushaka kuba wakoresha cyangwa se ushaka gukoresha. Nanone kandi iyo wishe uwo muntu urwanye cyangwa se murwanye, ngo uba uri kurwana n'ibikurimo nka stress, ipfunwe cyangwa se agahinda.
guys, tukiri ahangaha rero reka nibutse buri umwe wese kuba yakanda subscribe hano kuri Ghetto Challenge TV kugira ngo ugenda ukomeza kubona ibiganiro byacu uploadinga buri munsi bijyanye no kuba dusobanura inzozi. Wibuke ukande subscribe, wibuke ukore comment, nyine twandikire comment bitewe n'ibyo ushaka kuba watubwira, waduha collage cyangwa se nayo watwandikira inzozi wabashije kuba warota. Kandi none ikindi kintu akomeye cyane, wibuke kuba wagenda usangiza ino video bagenzi bawe bagiye batandukanye wifashishije groupe uba urimo cyangwa se na stati yawe, byose biradufasha cyane. Ubwo rero ni byiza kandi ni by'agaciro cyane. Nanone kandi nkubusa ko mu cyanzu.com ariho aba content creator turimo tuvana ibikoresho by'ikoranabuhanga bimeze neza cyane. Wa muntu wajyaga yifuza kuba yafata video ugasanga ntago telefone yiwe iri gukesha amashusho, muri make rero aho ngaho twabazaniye amaloita cyangwa se amatara amurika neza cyane agatuma ukora video nziza cyane. Twabazaniye microphone y'ubwoko bwose guhera ku ya make kugeza ku y'amafaranga menshi. Mu cyanzu.com uhasanga buri kimwe cyose, si ibyo gusa stand ya kamera ndetse na telefone, kwa kundi tujya kwifata video ugasanga ubuze telefone wahantu yishyira, ibyo twamaze kuba twabishemura hariya mu cyanzu.com. Ya rero bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye, icyo nakubwira no kuba wahagerayo kuko bakorera hano mu mujyi munsi y'inyubako yo kwa Makuza kabisa, kandi banakorera online ahantu hose uri bakugezaho ibikoresho uba wifuza. Rero bahamagare kuri nimero ngiye kuba naguhereza, andika 0782421133 cyangwa se ubandikire kuri website yabo ni icyanzu.com. Cyacu ni technology. Ya rero reka dukomeze cyane dusobanura izi nzozi zo kurota ubona wishe umuntu. Ese nyuma yo kurota wishe umuntu cyangwa se nyuma yo kwica umuntu wumvise umeze ute? Nyuma yo kumwica se wumvise wishimye, wari ufite ihungabana cyangwa wumva uri kwishinja icyaha? Iyo wishe umuntu mu nzozi ubundi ukumva urishimye, bivuga ko uba wumva ushaka impinduka mu buzima, nk'ubwisanzure cyangwa se gutangira bushya cyangwa se gutangira bundi bushya. Naho iyo umaze kumwica ukumva uri kwishinja, ibyo ngo ushatse kuba byavuga yuko ngo hari icyaha uba wumva ufite cyangwa se hari amarangamutima adatuje. Naho iyo wahungabanye, ibyo bishatse kuba ngo byavuga yuko inzozi zisubiza umutekano mu mutima wawe. Ya reka tugende hano ku yindi ngingo. Ibyo byose siko bizaba mu buzima bwawe bw'ukuri. Iyo urose wica umuntu suko uzabikora, oya, nuko ubwonko bwawe buba burimo bugenda bukwereka icyo wumva utabasha kuba wavuga. Ni nk'aho ari uburyo bwo kuba warekura amarangamutima yawe binyuze mu nzozi, kandi rimwe na rimwe niko umubiri wawe ndetse n'umutima bikira ibikomere. Reka turebere hamwe ibyo wakora nyuma yo kurota izi nzozi. Andika inzozi zawe. Tekereza ku muntu wabonyemo cyangwa se ku muntu wishe mu nzozi. Ikiri mu mwanya wo gutuza ndetse no kwisobanukirwa. Niba uzirota kenshi, jya uganira n'inshuti yawe cyangwa se umuntu wizeye, cyangwa se nanone umuntu ushobora kugufasha mu bitekerezo. Niba ukunda rero ibijyanye no kuba wasobanukirwa inzozi, ni byiza ko wajya ukunda kumva cyangwa se kureba Ghetto Challenge TV kuko ibyo dukora hano mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba hari inzozi rero zagutera ubwoba kuba warifuje kuba wamenya icyo zivuze, ni byiza ko wanyandikira muri comment, nkaba nagenda nkufasha nkusobanurira akantu ku kandi kuri izo nzozi. Rero nyamuneka ntube wakibagirwa kuba wakanda subscribe, share ndetse na comment. Nanjye uko niko ndi kugenda ngana ku musozo. Ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza. Hasta la vista.